so umusitari Keniso nawe kugiye akora ibintu byiza, ndetse na Bayish Kevin, ako umusaza bamwita umusaza Bushari Bushido. Bushari nawe ni umuntu mwiza, ndetse ikintu avuga kuri Bushari ni talent mbona ko izagera kure, kuko mu Rwanda nta talent bigiye usibye Jay Polly, nta muntu urenze Bushari mu Rwanda pe. Ibyo mwakwigira byose Bushari ahura na vibe, Bushari ahura na swing, Bushari nta gisobanuro mbese ushobora kumubonera tu. Bushari ni umuntu utagira yiteza ibintu by'amarone ngo arajya mu bintu byo guhangana. Bushari tuzi nyine wa Bushari uyubona ukavuga ati nawe mwana wanjye ashaka kuzamera nka Bushari tu. Ko na Bushari nyine ni umuntu ushaka kuzanira fact ku gihugu, ni umuntu uzazanira ingaruka nziza, mbese akakubaka sinema cyangwa se akubaka umuziki nyarwanda bro. Bushari yagera mu kiganiro akabakoma, Bushari yagera ahantu hose akabavutura, Bushari yagera ku kintu gikomeye ugasanga Bushari nyine ni umuntu urenze tu. Izina Bushari njye ndivuze numva hari ngizemo akantu k'ubwoba tu. Bushari mbona ari umuntu rwose muzima mwiza, yego nyine nta musitari utamwitawe, ariko nyine nta muryango ubura wa muntu nyine tu. Ariko nyine Bushari ni Bushari tu. Bushari ni umuntu ushaka iterambere ry'umuziki Rwanda. Uzumve y'indirimbo ze aririmba ikinyarwanda gusa, mu gihe abandi abasitari wumva ngo baririmba icyongereza ngo batwemeze. Wemeze ndetse umunyarwanda ni bangahe muzi ko abaturage bacyumva hano mu byaro? Nta muntu wumva ikinyarwanda mu byaro, ahubwo bo nyine kubera ko bagufata baba bakuzi nyine wumva wabangamiye, wumva nyine utameze neza. Ariko kwisa akanyarwanda akongereza gakeya cyangwa se agaswahili gakeya, indirimbo irakundwa mu byaro tu. Hari abatipe baba biharaje bakajya bavuga ngo ndarenze. Ndababwiye ko urenze se? Niba wicara abaturage bakubwira ko urenze, uzamenye ko kurenze, sibyo? Uzamenye ko kurenze, ariko abaturage bakubwira ko urenze. Ariko mu gihe abaturage batavuze ko urenze, ntuzujye uvuga ngo urarenze tu. Oya, ntuzujye uvuga ngo urarenze, ntuzujye uvuga ngo ugize iki. Ntabwo urenze, sibyo? Mu gihe uzumva ko ibintu byose bavuga ngo urarenze, ntuzajye uvuga ngo njye urarenze. Ahubwo uzajya uvuga ati mana uzame kuba nanjye natera imbere, nanjye ngeraho abandi bageze tu, nanjye ngeraho abandi bageze, ibintu bikomeze kuba neza. Ahubwo atari ukuvuga ngo ngende yumva ko ndenze, ngende yumva ko nshoboye. Ntabwo ushoboye iki se? Nta kintu ushoboye kuba ucyumvamo ko ushoboye, aho nta kintu uba ushoboye. Ubundi iyo ushoboye uba ushobotse, kandi iyo udashobotse ntabwo uba ushoboye, sibyo se bro? So mbashishikariza gukanda subscribe, like, share na comment kuri iyi channel. Dukomeze tubane tu. Njye nicishirizaho comedy cyangwa se ibiganiro, ariko nyine icyo mpfa nuko abakunzi banjye dusa nyine nkaho turi kumwe, nabasize nabataye, sibyo se? Mujye mushyigikira nyine abo artiste bacu kugira ngo ibintu bigende neza. Nta kuntu umuntu azahera ku wa mbere bakorera indirimbo ageze ku wundi wa mbere, cyangwa se mu kwezi kwa mbere ageze mu kwa 12 mutamukoraho akaganira, gusa ubwo yaba ari mu ntoki. Si ibyo yaba akora mwamubishimye wapi? Uri umunyeshuri bikeneye kugira ngo tuganire kuri wa muntu, twumve nyine aho kuri uko abari ibintu bye, cyane cyane nk'aba Bruce Melody, nk'aba Bayish Kevin, ndetse nk'aba King Kivumbi. Nawe nabonye ari umuntu ukora ibintu bya atari. Nawe uzajya tugakoraho ibiganiro gake, sibyo se? Kandi ibiganiro byacu bihoraho, ntabwo wagenda kuri channel yacu ngo uri ikiganiro. Iyo ubuzeho ikiganiro usangaho akantu ko guseka tu, usangaho video isekeje, isetsa fresh, umeze neza, ariko ntabwo wabura icyo kiganiro cyangwa se ngo ubure iki. Ibiganiro biba bihari bro, ibiganiro biba bihari kandi bimeze neza fresh, urumva? Mujye mwitabira rero, mudukubita ikintu cya banga, muduhereze utuntu nyine tuzima tumeze neza fresh, kandi twishimiye ukuntu tugenda tubana namwe, tugenda tugumana namwe. Ni ibintu biba ari byiza tu, ni ibintu biba ari byiza. Nta kuntu
tuzakora ibintu bibi kumva ko ari bibi. Tujye dukora ibintu byiza, dukora ibintu byiza, sibyo? Tujye dukora ibintu byiza, uretse ibintu byihangana nta hangana riri mu Rwanda, ahubwo tujye dufashanya, buri kimwe dufashanye, buri kantu kose dufashanya, tujye dufashanya, kandi twumve ko mugenzi wacu icyo abuze tugifite tukimuhe, tuzajya tukimuha. Kumve nimba wenda hari akantu ari kubura, tuvuge ati se yabuze agaki duhari, kuki se kuki yakabuze nkafite, reka nkamuhe. Wumva ko nyine byaba ari ibintu byiza akatari ukuvuga ngo se ngo ndamukamuhera iki. Dufatikanye. Umuziki w'u Rwanda ugeze aho twagenda dupfundikanya akantu ku kandi kugira ngo tuzagere ahantu heza hashimishije, hafite fagiti nzima. Nshishikariza abantu nyine ibintu byiza, abantu bakora ibintu bimeze fureshi, abantu bakora buri kantu kose kugira ngo ibiganiro bikomeze kutugeraho, si byose mbashishikariza kugira ngo mukomeze kubana natwe, ndetse se no kuba mwakomeza kugumana natwe no gukora ibirenze, kuko iyo mukanze subscribe mukadushyigikira cyangwa se mugakora ibindi mukadushyigikira, mutwereka ko ari ibintu dukora, ko ibintu nyine biba bizagira ahantu kure, hafatika kandi hafite intego. Ariko nitutagera ku hantu nyine hafatika nka talenti z'u Rwanda, urumva se u Rwanda tuba turusigiye. Mureke turuhereze impano zacu zubaka u Rwanda, zubaka igihugu, kuko nupfa ugapfana impano, gusa urumva uzabikumara ikizabimariye iki gihugu. Nuzagukomoka azavuga ati dore runaka yakoraga ibi, dore papa yakoraga ibi, cyangwa se dore sogokuru, cyangwa se dore undi muntu. Ariko nuvuga ngo ibintu n'ibikingo ntabwo bizashoboka. Kuki se bitashoboka kandi ufite amaguru n'amaboko? Ugomba kubireka. Imana irigaragaza bro, Imana irigaragaza. Ikintu cyose wakora wumva ko itazakunda, wowe bikore urebe ko byavamo, kandi nzi ko bizavamo. Nta cyakubuza. Icyo wakora cyose, icyo wavamo cyose, aho wajya hose, impano yawe uri kumwe nayo bro, wikanga yagiye hanze. Ibintu wayihishira ute, wikanga yagiye hanze. Ariko mureke dukore ibintu bifatika, ibintu bifite fact, ibintu bimeze neza, ibintu bimeze fresh cyane, kugira ngo dukomeze kugenda dukomeze gukora ibintu bizima bro. Dukomeze gukora ibintu bizima kandi ibintu bimeze neza, dukomeze kuba twakora buri kantu keza, tugaragariza mugenzi wacu urukundo, dukomeza kugenda dukora ibintu byiza, tuvuga ati uyu muntu yarakoze, tumuhereze indabyo ze, arazikwiye. Atari ukuvuga ngo se bizagenda ute, atari ukuvuga ngo se ngo uyu muntu ngo tumwange. Kwangana bivuze iki ku muntu? Kwangana nta kintu bimaze, nta kintu bivuze, nta kintu. Ushobora kwanga umuntu uri umwe, abandi 1000 bakamukunda. Bivuze ngo rero mujye mushyira imbere urukundo, mushyira imbere gusurana, ubuvandimwe. Mwumve nimba umuntu ava amaraso nawe ukava amaraso, mwumve ko muri umuntu umwe, sibyo? Na Yesu yaravuze ati tujye dukundirana, kuki mwangana? Ariko gusa ndabashimira kuko nyine muba mugaragaza ko turi kumwe. Tujye dukomeza twiganirire mu biganiro bica kuri channel bita Mitsuma Comedy. Ariko hari n'abantu benshi bavuze ngo Mitsuma Comedy ngo iri zina warikuye he, kuki wibye izina ry'abandi? Nyine nitwa Comedy, nitwa Comedy. Ariko bitewe ko mfana Mitsutsu, njya guperforminga ahantu cyangwa se naba nasohoye ikintu akavuga ati ngo kuki uvuga nka runaka, n'ukuntu uburyo mwemera, nahise avuga ati reka nshyiraho Mitsutsu, bihita bihinduka Mitsuma Comedy, birangira ubundi ari fact nzima, ari izina nyine rigaragara rifite fact, si byose bimeze neza atari kuvuga ngo ni ibintu wicaye hariya. Tuba tugaragaza ibintu by'ibikorwa bituvuyemo, sibyo? Nimba mufana, nta shyari namugira kuko ntabwo ndetse nimugirira ishyari ibyo yafataga ndabifata,
ahubwo nyine ni ukujya tumusapotinge akure, akomeze atere imbere natwe dutere imbere, akomeze ajya imbere natwe tujye imbere. ngo wumve ko ari ibintu bikomeye kandi birenze, bifite igisobanuro bro, bifite igisobanuro, kandi ni ikintu nyine twifuza ko n'abandi bagikora. Nimba runaka ubonye ko akora ibintu bizima, bimwubahe. Impamvu ko adakora ibintu bizima, genda umugaye wumve ko nta kintu kizima nyine yakora. Niba wumva ko nta bintu birenze yakora, nuko nubwo ati ibi bintu ukora ntabwo tubyishimiye bro, ntabwo tubyishimiye. Akataro kuvuga ngo umwanze gute se kandi n'Imana itari yamwanga, kandi nta nubwo iteze no kumwanga. Urumva ntabwo Imana yamwanga. Rero niba ushaka kwanga umuntu Imana itari yanga umuntu wayo, gusa urumva uzaba wowe n'Imana ndi umuntu waremye umuntu. Tujye dukundirana, dufashanye. Niba umuntu avuga ati nizaka cyangwa se dukore ibi, ujye umwumva, umutege amatwi, mubikore, kuko nyine aba afite impamvu ituma mubikora, kandi se afite impamvu igaragaza ko cya kintu mwakigeraho gifatika kandi kizima, sibyo? Kenny Solo niho twaganiragaho. So Kenny Solo namwemera cyane, nemera ibikorwa bye, nkunda ukuntu ahasorenga, nkunda ukuntu nyine asohora indirimbo ntacyo yitangiyeho, nacyo kuvuga ngo ese ngo banazifata, wasohora umuzigo kama mbaya, urumva ikiba kikaba. Ariko ntabwo avuga ngo aramara umwaka, ntabwo amara umwaka, ahubwo aragenda agasohora indirimbo nk'usohora amafoto bro, tukazumva tukazikunda. Ndumva abanyarwanda ariko byajya bigenda, amahanga tuyahabyo tuvuga ati aba bantu ko baje vuba, ko bari gusohora imiziki vuba ko bari gutera imbere, bimeze gute? Twabigiraho iki? Ibihugu byose bidukikije bidutinya, rwata abanyarwanda bararenze. Mureke twereke amahanga ko ari icyo dushoboye twereke amahanga ko ari icyo dushoboye, kandi ibintu bizaba bimeze neza cyane. Abatari bakora subscribe, mukore subscribe, mukore like, mukore share. Mukore subscribe, mukore kunzogera kugira ibiganiro bigereho 5 kuri 5. So murakoze kuba mwabanye natwe, yari Mitsutuma Comedy nk'ibisanzwe nyine. Ciao, murakoze cyane, si byose.